amacumbi yarabuze mu kwezi kwa gatandatu mu mudugudu w'i Galilaya marayika Gaburiyeli yagenderewe Uwera w'umwari Mariya wari warasabwe na Yosefu atarasama amubwira iby'awa mwana w'uruhinja uzava mu ijuru rya jambo. Yesaya yahanuye Yesu ati duhawe umwana w'umuhungu, ni umuhanga ntiyanga bamuhungiraho, awuza abagorwe n'intimba z'intambara bamutumbiriye, bakura ubutumba bazana ubuzima, akabaha izimano ryo kwimana nawe. Rya joro ryatoye rubanda ruryamye, havutse uruhinja mu ijoro ruvuye mu ijuru ari rwo Jezi, biyobera abantu. Abanyamudugudu bagira imidugararo n'impagarara, bati havutse umwami ujawe n'umwari. Abungeri bararaga ku gikumba bararira umukumbi nijoro bakambitse. Urukerera rwa kare mu gihe cy'isake nta rusaku mbere y'umuseke, agubwa gitumo n'umutwe ingabo zivuye mu ijuru. Abungeri babimenye mbere y'abanyabwenge, kuko babwiye na marayika ibya Mariya na wa mwana w'uruhinja. Bava iburasirazuba baza kuramya uwo mwami. Ibyo buri muri Luka 2, si ibyo gukekeranya n'impamo. Abanyabwenge babonye inyenyeri baranyenyekeya, babera kuri kazi bakuru iburasirazuba. Iyo yari ya nyenyeri yo mu ruturuturu, yatumye bateshuka ngo bate inzira kugeza bamutuye amaturo. Herode abasobanuza neza iby'iyo nyenyeri, nyamara abuzwa n'Imana mu nzozi banyura indi nzira, kubw'ubuhemu bwa Herode yari afite i Betelehemu. Baririmbye indirimbo bati mu ijuru icubahiro kibe ic'Imana, no mu isi amahoro abe kubo yishimira. Ibyo biri mu gushimisha. Niyo korari yatereye ikorasi mu isanzure. Hari mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, aca umugambi w'inkubaga wo kwica abana b'abahungu ubwo kubura huruma na huduma. Uwo mwami yahumiye abantu, abato ku bakuru, ubwo itangazo yatangaje ry'inabi nyinshi kandi ashaje, ati umusare ushunze umukumbi n'ushenjaguye amashyo, yabaye inkuta z'amasheriya kandi ari uyashoreye, kwari ukugira ngo ibyanditswe bisohore. Induru z'abatsekura amazumvikana irama, abari bahetse barahekurwa, Raheli arera abana be. Ababyeyi baheranwa n'agahinda, Mariya niko guhunga. Yesu ni umwami udashaka umwamikazi mu bwami bukomezwa, ingoma ye ntizohangana ntizohanguka iteka ryose. Intego n'itorero, ihame ni ugutungurwa. Cyari igihe cyo kwiyandikisha kwa Kayisari, Yosefu abura icumbi n'icumbi. Yesu avukira mu muvure hariho amavuriro, arara mu gituro iminsi 3 ngo tuwe mu butatu butagatifu no muri fufu. Mesiya yarisaba ko atagira uwo basa keretse se, ni igitangaza, ni umujyanama, ni Imana ikomeye, idatatwe soraho, ni umwami w'amahoro. Ubundi ni intare y'umuryango wa Yuda, ni umunyu w'isi, ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ni inkingi y'igicu, ni inkingi y'umuriro, n'umwana w'intama w'Imana, ni inyenyeri yo mu ruturuturu, ni igisiti cya Dawidi, nandi asa nayo. Nawe Betelehemu nturi muto mu midugudu y'Ubuyuda, gusa muri haturutse umukiza, ankirije mpikaze, anciriye akanza nambika ikanzu, ubusingikiriyeho iteka, tewe iteka na Mesiya. Yesu ngushime nshimangiye, mbere shumbuje utansabye ndishyira ideni ryandegaga, usubijemo intego kubw'intego nziza wagiriye icyazimiye. Yari Conseiller wazuba Conseiller ngo musanganire umukiza, ameze nk'inkongi y'umuriro idasaba inkunga gukongora. Usare mbuze uko namwita, yo umugira neza udasaba indishi n'amashingwa aruhura indushi. Yesu yatuvukiye, murakabyara. Mumuvure amacumbi yarabuze, mwemerera umucumbikire, yaragucunguye, mwemerera